Dofman, wakintu we n'iki wakintu usibara umuntu abakeneye kunywa akantu sha nisima kono ni hatari nyine umuntu akeneye akantu tu ahubwo turaza gutakara mwirigara ryari wa nisima n'amasaha yagize twese uvaze fite takia daje ewa sivure mangi tukuva ewa nashakitse byatanze no tutakare musivyo tuje kureba umupampe tugere kwa doctor none ahita dutakaza miyo miriro duhite twimanukira twitwitse tutakare musima tutakare abo kako kunywa ukize kukibuka wakintu wakabona ndashona urashona ahubwo n'iki no kumyotsi wibuke n'ubundi dupapa kumyotsi bana papa yawe n'iki ahubwo tugere dupapa twageze wangu Salamu wakintu ndakubona ndabibona n'agasanga ngaka man ndabibona wakintu nsanze ari kintu nifite n'iki nako bidde kugenda kubagoro twifite nabiba ni gase wanje tugiye gufata ku kintu cyitwa ubusari ready umva serekaze man mfite kagahunda mu kanya saa 9 ariko ntarebira ukumva reka nze tubipange duhite twikoza bitore ko twanababona man gasada wera twifatira no kukantu nabirenze umva se wakinubwira n'ibyana by'ibaby biba binahari tu uravugisha polisi wakine kandi uranze wakintu uba sobizi urumva reka tugende duhite tugerayo urumva bacama tubibakoreye none duhite tujya muri fire tugende twuzuye nabirenze wanje kandi nge ndire durabizi ubwo gahunda nayo mfite mise nyisubika n'iki kwera yagitima kibitse nari wanje kabisa Sawa shapiti. Ese turajya kuibonka akantu byare. Shaka mukanya mahali. Ngo tuyikura byabije mama. Byabije mas. Turabasanga nyina arajya mwiringara nyine mahali. Hari bimana. None se mahali. Yo. Kaka mugi turakazana gute? Ntago ari umugi wakinwe naka. Nari nibagiwe mahali. Ese uzi kuba kita akantu nakamuzima. Nawe uretse akantu mahali peti. Oya. Yo, to papare wakintu n'iki nisima no kabasa ahubwo bira bijama bitari kuzana kare biri gutinda wakintu Fomari ngwe gucyuma se nari biwana uretse ahubwo bijya babajama baje man ndikupfa baje wakintu ndikubumva baje man gusa n'iki niba banguke tukabayisha nare wakintu we banakazanye wakintu Jojo wemezubite man shamizute shablo Assalamu alaikum. ahubwo kagapeti kaduhaye bukaramani ngo dupampara ntabwo nakuze nabona Mano akirwe bwabo peti bwabo mutoya man shako tibiri nabwo buri hafi wagira ndiko numva amajwi yawe wakintu twageze mu marigara wanje ubundi tuba twinereye ku myota n'iki susha ibintu byose wakintu twese wakintu
Masanya kanu Icyuma danje man susu ubundi no gutamba umuti ufa wacu mwabintu masanya kanu tukabaya mwana dukeneye kwa bintu nese wakintu umva ubundi yirigaranura yemeye wakintu nese masanya kanu tukabaya wakintu umva man iyo moto numvishe ni yandi wagenze bantu ugatinya abantu wakintu ubu umuntu waza hano ntabwo twamupfanya wasanga reka George n'ababintu umuntu aba yariye ku mwanda wakintu wasanga reka George bashona niki cyangwa waramwibagiwe man ntimukagira ubwoba kugiye iyo turi groupe tuba turi ready jo amarek wakintu umva se man none ingoma ndi kumva ikinyatwape mukomeze twumve ngo ni iki kinyotapu afande ka George wowe afande ka George sama hano ni baka ya kabu ni baka afande ka George wowe makuru afande ka George makuru kwa mshafuwa namba civil tera vuba wowe afande ka George amaboko hejuru ni wowe abantu ushaka kuzana ibintu byo kuncika ndabona ushaka ntabwo bafite kiradiyo hano hasi reka nimwe n'ibintu byose ni ahanga amaboko hejuru afande rwose utereke ibyo biyobyabwenge hano hasi hasi ntabwo tuzongera fan hasi vuba ibiyobyabwenge ntabwo hasi tuzongera fan ibitabi mwari muri kunywa bigiye ibitabi se biri gare wowe ndagufunga wowe umva utaza kuzana ibintu byo gushaka kuncika amaboko hejuru nabako umugongo w'ingona ntabwo uri munyumva amaboko hejuru reba nk'aka gapeti mwa mwazanye mu biyobyabwenge kanyweye byinshi ni akantu wakintu ibyotsi nsanze muri gutumba kakuriya mwigufa fan kwanza kanze mbere fande dufite imyaka 18 mwemereye kunywa ibiyobyabwenge fande nanjye somfunga ndacyari umwana mfite 13 kigaba nkawe 13 ntabwo bamfunga ndi umwana ntabwo mbafunga reba nanshuti bamuru Acha nimukambugiramo ninkavuga ngo namwe muvuge yega fan tuzongera ubunga imbere n'ubwa nawe yo mvuga nawe kunyumva nimukambugiramo wowe iki kitambo agikubita wakintu ukomande ukomande